kandi nanone reka mvuge nti Yesu nashimwe, nshuti bene data bavandimwe, mbifurije amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza. Ndongeye ndagarutse, ndi mwene Songoboka Miriam Theo, ndagira ngo munyemerere kandi duce bugufi dusenge kugira ngo tubone uko tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana Data wa twese kandi si umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Turagushimye twebwe abo warinze uturindiye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Turagushimye kandi twebwe abo warinze ukadusigaza kugira ngo dusigare dutunganya ibisigaye bidatunganyije. Turagushimye twebwe abo warobanuye mu bandi ukadusigaza, nubishimirwe, n'ubuntu, n'agaciro, n'iby'imbaraga wakoze kugira ngo natwe turusheho kugubwa neza. Urakoze rero, tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, tugiye kumva icyo uvuganira natwe mu ijambo ryawe. Ninginze Imana Data wa twese, ninginze Umwuka Wera, nsabye imbaraga zisumba byose kugira ngo zize zidufashe muri uyu mwanya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nirukanye abadayimoni bose batuma uyu mwanya utagenda neza. Nirukanye abadayimoni bose baburizamo umugambi w'Imana. Mu izina rya Yesu ndinginze, ndasabye ngo iri jambo ryawe riherekezwe n'Umwuka Wera. Ndasabye kandi ndinginze ngo iri jambo ryawe riyoborwe n'imbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze, nk'uko nakomeje kubivuga, nk'uko natangiye mbivuga, amazina yanjye nitwa Ngoboka Miriam Theo. Ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni nayo mpamvu n'uyu munsi ngarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, abantu bazaba bikunda, abantu bazaba badakunda ibyiza, abantu bazaba birarira, ndetse rikanagerekaho ngo bazaba badakunda Imana. Hanyuma muri iki gihe ikimenyetso cyo gukunda Imana ni uko uvuganira nayo mu ijambo ryayo, kandi ikimenyetso cyo gukunda Imana ni uko ukora icyo ijambo ry'Imana rikubwiye. Ntizimbye mu magambo menshi, ndagira ngo munyemere dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Igice cyaho ni icya 6, turaza gusoma umurongo waho wa 30, turagera kuri 34. Reka nongere nsubiremo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Igice cyaho ni igice cya 6, umurongo no wa 30 kugera ku wa 34. Aravuga ngo ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bukajugunwa mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi So mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Kanongere nsubiremo igice cya 6, umurongo waho wa 30, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Haravuze ngo ariko ubwo Imana yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bukajugunwa mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi So mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Mwabyumvishe? Reka nongere nsubiremo. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo n'ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Imana itugirire neza. Ndagira ngo munyemere tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga gushaka ubwami bw'Imana. Gushaka ubwami bw'Imana.
abantu kenshi na kenshi usanga tujya gusenga ariko tukagenda intumbero atari ugushaka ubwami bw'Imana, ahubwo dushaka ibiva mu bwami bw'Imana. Kanongere mbisubiremo, abantu benshi tujya gusenga tudashaka ubwami bw'Imana, ahubwo dushaka ibiva mu bwami bw'Imana. Ntabwo ubyumvishe. Ejo bundi umwanditsi umwe ni Dawidi yaravuze ngo muri Zaburi yaravuze ngo nkusabye ibintu bibiri kandi unyemerere Mana ntubinyime. Uri kumva? Umbabarire ntumpe ubukene kugira ngo ngewe ntaziba nkagayisha ubwami nkagayisha Imana, ariko nanone ntumpe ubukire bwinshi kugira ngo ejo ntagayisha izina ryawe, kugira nkahakana nkavuga ngo mbese Imana ni iki? Rero dufite ikibazo muri no minsi, abantu benshi tujya gusenga dushaka inyongezo mbere y'uko dushaka ibitanga inyongezo. Reka mbivuge, ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo ntimukiganyire, ariko umurongo wa 30 uravuze ngo umurongo waho wa 30 uravuze ngo mbese Imana ko yambika uburabyo uyu munsi ejo bukuma ndetse bukanajugunwa no mu muriro, izabura ite kubambika mwebwe, yemwe abafite kwizera guke mwe? Niko rihise rinabaza. Izabuzwa n'iki kubambika yemwe abafite kwizera guke mwe? Uvuga ngo mbese tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki? Iravuga ngo impamvu mutabikwiriye nuko nubwo mubikeneye n'abapagane nabo bagize gute, barabishaka. Umva ejo bundi Yeremiya ukuntu yavuze, sinzi niba wari uhari, reka mbikubwire. Yeremiya yaravuze ngo yewe Uwiteka we ni wewe ukiranuka, ariko nkundira nkubaze imirimo y'amaboko yawe. Aravuga ngo nukubera iki abanyabyaha ubareka bakera bagashora imizi bakera n'imbuto? Ageze hepfo umwuka w'Imana ahita amusanga amwereka ikintu abapagani babura. Uranyumva? Yaravuze ngo yewe Uwiteka we nkundira nkubaze nukuri kose, nyemerera nkubaze ntago nabyihererana, dore ndi muri gereza ntago nabyihererana, dore barampiga ntago nabyihererana, inzara ni yose ntago nabyihererana. Nukubera iki ibingibi ureka bikambaho, ariko abakiranirwa ukabareka bakera bagashora imizi, ukabareka bakera bakagira amafaranga, ukabareka bakera bakabyara, ukabareka bakera bakiga, ukabareka bakera bakagira bakazana n'abuzukuru, ukabareka bakera bakubaka amazu, ukabareka bakera bagatunga imodoka. Nkundira nkubaze ni wowe ufite imbaraga, ni wowe ushobora byose, ibi byose ni wowe ubigena. Nkundira nkubaze ni iki kibigutera? Ariko ageze hepfo umwuka wera aramusanga aramubwira ngo umvira ijambo, aramwereka aramubwira ngo nubwo bafite ibyo byose ariko nta mahoro yo mu mutima bafite, nubwo ibyo byose babifite nta bugingo babikiwe, nubwo ibyo byose babifite barabifite rwose ariko bamwe ntibasinzira, nubwo ibyo byose babifite oya ntibareka kugambana, nubwo ibyo byose babifite oya nubwo byose babifite. Aravuga ngo ariko dore nubwo babifite Uwiteka ubakure y'imitima yabo. Ndagira ngo rero tugaruke kuri iri jambo aka kanya nshaka kuko tuganiraho. Imana ituganze kandi Imana itugirire neza. Rivuga ngo gushaka ubwami bw'Imana mbere y'inyongezo. Amen. Reka ibi bintu mbitindeho, reka ibintu mbivugeho. Abantu benshi turabizi tujya guhaha, tujya mu masoko,
tujya mu masoko guhaha ibintu bimwe cyangwa ibindi. Wenda nk'ababyeyi murabizi, mujya guhaha inyanya, mujya guhaha imbuto runaka, mujya guhaha imboga. Hari ukuntu ugenda ugahaha ukabwira umucuruzi, ukamubwira uti nyongeza. Ahangaha kuko umucuruzi wamunejeje, iyo agiye kukongeza nawe akongeza yishimye. Cyangwa se hari n'igihe uhaha umucuruzi ukajya ukabona yoye nke ku nyanya, aravuze ngo akira nkongeze kugira ngo uzagaruke. Ni iyihe mpamvu? uyu mucuruzi arishimye, uyu mucuruzi aguwe neza nawe, kandi ibingibi agukoreye bituma umukunda, bituma uba inshuti yiwe. Ejo ntibishoboka ko wajya guhaha ngo uhahire ahandi, oya, n'ubundi ujya kureba wa mucuruzi. Kubera iki? Yarakongeje. Rero dufite ikibazo cy'uko abantu bajya gusenga. Yesu ajya kuza mu isi, hari ibintu byamuzanye. Yazanwe no kugira ngo ubugingo bwawe bubeho. Amen. Mbere y'uko Yesu aza, inzu zari zihari. Mbere y'uko Yesu aza, amafaranga yari ahari. Mbere y'uko Yesu aza, ibyo kurya byari bihari. Manze nanabisubiremo nshuti mudukurikiye, mbere y'uko Imana ikurema, iramanza ikakuremera ibizagutunga. Ntabwo ibi bintu byumvishe. Mbere y'uko Imana ikurema, iramanza ikakuremera ibizagutunga. Mbere y'uko Imana igushyira hariya, iramanza ikagupakingira umuceri, ikagupakingira ibirayi, ikagupakingira amavuta, ikamanza ikagushyiraho n'uburyo uziga. Ariko ikibazo, usanga abantu benshi tujya gusenga, ibyifuzo byacu ni ukugira ngo Imana iduhe amazu, ni ukugira ngo Imana itugire neza. Nabonye abantu benshi basaba amazu, ariko bakiyimukiramo barapfa. Nabonye abantu benshi biga, basaba kwiga, barangije kwiga barapfa. Barangije kwiga babura akazi. Nabonye abantu benshi basaba ubukwe, basaba abagore n'abagabo, barangije gukora ubukwe bamwe barapfa. Nabonye abantu benshi basenga, basengera abagabo, barangije gushaka ntibabyara. Nabonye abantu benshi basengera imodoka zibajugunya munsi y'umuhanda. Hanyuma ndagira ngo tugaruke kuri iri jambo. Inshuti mudukurikiye, kugira ifeza n'izahabu ni byiza, kugira iby'igiciro nabyo ni byiza, ariko ibi ngibi ntabwo bijya mbere y'ubugingo. Ibi ntabwo bijya mbere y'ubugingo. Ibi ntabwo, kuko mu bintu byose byazanye Yesu. Bishatse kuvuga ngo iki? Yesu niyo yigumira mu ijuru, ataje kugira ngo ubugingo bubeho, abantu n'ubundi twari kurya, abantu n'ubundi twari kwambara. Icyatuzanye ni uko yarebye akabona ibyaha bimaze kuba byinshi, ni uko yarebye akakureba wa mukobwa we, akabona uruwo kugirirwa imbabazi, akabona uruwo kurengerwa n'Imana. Hanyuma aramanuka yiyamura icyubahiro, hanyuma aramanuka yirengagiza ubwiza yari afite, arangije ajya ku musaraba. Amaraso ya Yesu ntabwo yamenekeye ibirayi, amaraso ya Yesu ntabwo yamenekeye umuceri, amaraso ya Yesu ntabwo yamenekeye akawunga, amaraso ya Yesu ntabwo yamenekeye inzu, amaraso ya Yesu ntabwo yamenekeye imodoka, amaraso ya Yesu ntabwo yamenekeye viza, amaraso ya Yesu ntabwo yamenekeye abagabo, amaraso ya Yesu yamenekeye ubugingo. Amaraso ya Yesu, nimukitiranye ngo mujye gushaka amaraso ya Yesu muyashakiramo ibirayi, amaraso ya Yesu mwijya kuyashakiramo ibindi. Nicyo gitumye abavugabutumwa benshi batumuhamagaro birengagiza agakiza, bagakorera Imana bashaka inyungu. Nicyo gitumye, kandi inshuti y'Imana, reka nongera mvuga aya magambo, reka nyavuge nitonze, ariko mbabare yumve. Umwanzi ntacyo wakora ngo umunezeze. Umwanzi ntacyo wakora ngo umunezeze. Uvuga neza. Umwanzi akabona uri kumutera isesemi, umwanzi uramuha akabona uri kumwishima hejuru, umwanzi umwigengeseraho akabona uri ikigoryi, cyangwa akabona hari icyo wihekeje inyuma. Ntacyo wakora ngo unezeze umwanzi. Satani ni umwanzi wacu, ntacyo twakora ngo tumunezeze. Icyo
tugomba gukora ni ukumurwanya. Icyo tugomba gukora ni ukumurwanya. Icyo tugomba gukora ni ukurwanya umwanzi. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuze ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Natwe rero mu rwego rwo kurwanya Satani ni ukwanga gukora ibyaha. Ibyaha uwacu zigira inshuti yaravuze ngo ni nacyo mu ijuru bazaduhembera, ni uko dukirizwaho ibyaha biba. Aravuga ngo za Henikeni zaje zidusanga ino, za Turbo zaje zidusanga ino, Amusiteri zaje zidusanga ino. Aravuga ngo twakijijwe bambara birebire, bagenda bazamura turakizwa, Aravuga ngo barinda bamaraho, ariko turakomeza turakizwa. Agakiza nicyo kintu cyo kurindwa, agakiza nicyo kintu cyo guharanira, agakiza nicyo kintu cyo gushyiramo imbaraga, ukavuga ngo aka gakiza ndagakeneye. Tureke kwitiranya ibintu, tureke kujya mu nsengero ngo nuko hari ibitangaza. Igitangaza cya mbere ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Tureke kujya mu nsengero ngo nuko basengera abantu bagakizwa, ahubwo tujya mu nsengero kuko tugiye gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Tujya mu nsengero kuko tugiye kubwira Imana ngo tubabarire ibyaha twakoze, utwambike imbaraga zo kugira ngo tudakora n'ibindi. Tujya mu nsengero tujye kuvuga ngo Mana turashaka kuba intwari zawe. Hari abantu babaye intwari z'Imana. Saduraka na Meshaka na Abedinego babaye intwari y'Imana, Umugabo witwa Daniyeli yabaye intwari y'Imana. Hari abantu bagiye baba intwari z'Imana. Eliya ku musozi Karumeli yabaye intwari y'Imana. Tujye mu nsengero tugiye kubwira Imana ngo duhe imbaraga kugira ngo tube intwari zawe. Haleluya! Tujye mu nsengero nshuti z'Imana. Bantu mudukurikiye kano kanya, reka kujya mu rusengero ugiye kubwira Imana ngo niguhe umugabo. Imana irabizi ko umugabo mukwiriye. Shaka agakiza, shaka ubwami bw'Imana, kiranuka. Imana irabizi ko umugabo mukwiriye, Imana irabizi ko umugabo mukeneye. Ntabwo ari ngombwa, icyo ishaka ni uko ushaka ubwami bw'Imana, umugabo yarangiza ikamuguha. Tureke kujya mu nsengero tugiye kubwira Imana ngo wa Mana we, ndumva nshaka kuba umukire ni byiza, ariko jya mu rusengero ubwira Imana ngo Mana ndashaka kuba intwari yawe, ndashaka kuba umukristo, ndashaka kuba umunyabugingo, ndashaka kuba uwo wishimira. Ibi ngibi numara kwishimirwa n'Imana irabizi ko ubukire ubukeneye, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo byose biri mu kuboko kwayo. Kubaho ndetse no gukira byose biri mu kuboko kwayo. Imana ipfumbatuye ikiganza, yahaza ibyaremwe byose, mubo yahaza nawe urimo. Umva ukuntu ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ntacyo nzima intore zanjye zigenda zitunganye. Ayiwe, tureke kwitiranya ibintu, tureke kwitiranya ibyo dushaka, Imana ihabwa icyubahiro. Tureke kwitiranya, tumenye icyo Imana idushakaho, tumenye icyo Imana idukeneyeho. Ikidukeneyeho ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Naho amazu ni inyongezo, naho imodoka ni inyongezo, kandi izi nyongezo tuzazibona ari uko twamaze gukora ibyo Imana ishaka. Biranashoboka ko inyongezo utanayibona ariko ukazajya mu ijuru. Niko umva ukuntu Yobu yavuze ngo narinzi ibyo gukiranuka, narinzi ibyo kwizera, igisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo nk'uko data yarimbwiye kuri urya munsi. Imana ishimwe. Turashoje. Birashoboka ko waba ukurikiye iri jambo ry'Imana, waba udukurikiye nonaha, ariko ukabona nubwo wasabye nabi. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba nabi. Ushobora kuba warasabye nabi, ushobora kuba waragiye guhaha. Niko Yesaya yanditse, aravuga ngo yemwe nimuze mugure, n'udafite ifeza nawe narye, nawe naze, muze mugure murye munywe n'udafite ifeza. Birashoboka yuko wagiye
wagiye guhaha ugahaha nabi, birashoboka ko wagiye guhaha ukagenda nabi, ariko ndagira ngo nkusengere wewe utarashatse ubwami bw'Imana ahubwo ugashaka inyongezo, Imana ikugirire neza. Aho uri vuga ngo ndahindutse, vuga ngo menye ukuri, menye icyo Imana inshakaho, menye ko nagiye nabi none nciye bugufi. Ndakwinginze Data ngo umbabarire, ndakwinginze ngo unyeze, ndakwinginze ngo ntunganye. Imana ishimwe. Data wera wo mu ijuru, nsengeye abantu bumvishira ijambo ryawe, bashoboze, baha imbaraga zibashoboza gukiranuka, baha imbaraga zirengagiza iby'iyi si, baha imbaraga zituma batumbira ibyo muri gakondo, baha imbaraga zituma basingira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imodoka n'amatungo, amazu n'abagore ntacyo byamara, ariko iyo dufite ubugingo, ibyo byose iyo tubihawe, ubugingo buduha kubigendamo neza, ubugingo buduha kubibamo neza, ubugingo buduha kubikiranukamo. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze Jehova, urakoze Elohimu, urakoze El Shaddai, kubera yuko abantu babo bagiriye neza kandi ukabubambitse imbaraga. Mbisabye ninginze mu izina rya Data twese n'Umwana Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.